gukomeza mu nzira z'Imana bakatubera inkumi zubaha Imana tukazanabashyingira kuko ndatekereza ko batazaba babikira ni icyo cyifuzo cy'ababyeyi nuko duhora sibyo mama Devi Imana ibihererwe icyubahiro. Reka dufatanye dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana ishimwe ko yakuzanye mu nzu y'Imana ikagutumira nawe ukayikundira ikanagushoboza ikaguhamagara amazima. Mana nibihererwe icyubahiro. Mana iha umugisha wakuraritse, Mana imuha umugisha uwaguteye inkunga. Haleluya. Reka dufatanye gusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimira umugisha wo kuba twabyutse bikemera, turi amahoro, dufite imbaraga mu mibiri yacu, n'abarwaye ntibarembye, niyo mpamvu twashoboye kuba hano. Tuguhaye icyubahiro. Turagushimira kuko nta ruhare namba tuba twabigizemo, byose ni ubuntu bwawe. Turagushimira ubwo buntu. Turagushimira kandi inyota yo kuba mu nzu yawe waduhaye twese nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, twebwe abakuze n'abasore n'inkumi bari muri twebwe. Nubihererwe icyubahiro kubw'iyo nyota yo mu mitima. Hari ahandi hantu ibihumbi twashoboraga kuba turi, ariko watugiriye neza, uraturarika mu nzu yawe ndetse uradushoboza, uduteramo inyota, uduteramo ubwo bushake, tubiguhereye icyubahiro. Nongeye kuguhamagara rero nshuti nziza kugira ngo utwuzuze inyota mu mitima yacu. Reka amateraniro yacu atubere rendez-vous spécial, atubere appointment y'umwihariko, atubere umuhuro udasanzwe hamwe nawe. Uturinde kumenyera ibyawe kugira ngo tudacikanwa n'igihe cyacu cyo kugendererwa. Uduhe guhura nawe tugufitiye inyota, imitima yacu yuzuye igitinyiro cy'izina ryawe, kugira ngo ibyiza tubonere iwawe bitaducika. Urakoze papa, guhaye icyubahiro ku bwa byose. Turagushimira kandi ku bw'amashimwe umwana atambukije n'abandi bana bose batashoboye guhagarara hano. Ni wowe uduha kubyara, ni wowe uduha kurera abana n'intizanyo. Hariho abashatse babyifuza bagezeyo ntibagira uwo mugisha, uwo ni umugisha duhabwa nawe. Hariho umwami n'ababyaye abana ntibagera ku kigero cy'uyu mukobwa mwiza uvuye guhagarara hano imbere, byose ni ubuntu bwawe. Ababyaye ujye duha kubizirikana, aba bana nabo ujye ubibutsa mwami ko nabyo byose ari ubuntu bwawe. Nta kintu umuntu yakora kugira ngo yiyongereho na santimetero imwe, yaba mu gihagararo yaba mu bwenge, nta na kimwe, byose ni ubuntu bwawe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ishimwe. Nkuko umuyobozi wa gahunda yabitubwiye, twari tumaze mu minsi y'icyumweru cy'amasengesho. Niba warabimenye ugasengana natwe, Imana ishimwe. Ababaye hano Imana ibaha umugisha, abatarahabaye barasengeye aho bari, Imana ishimwe. Subize gusenga kwanyu. Ababimenye bakumva ntibibareba, Imana ibababarire kandi ubutaha tuzasengane. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Amen. Ahantu twaganira ijambo ry'Imana ejo, hari ikintu twaganiriyeho nifuzaho kuvuga, cyavugaga ku isanduku y'isezerano, ariyo yari ukubaho kw'Imana mu isezerano rya kera. Uburyo yageze kwa Obed-Edomu ikahamara amezi 3 yonyine, ariko Obed-Edomu agahabwa umugisha kugeza igihe n'umwami yabimenyeye, ngo agahabwa umugisha ubwe n'ibyo atunze n'abo mu nzu ye bose. Inkuru zikagera kwa Dawidi. Muribuka ko Dawidi yari yatinye gutwara iyo sanduku kuko Uza yari amaze gupfa mu nzira barimo bagenda, hanyuma bayikatishiriza kwa Obed-Edomu. Igezeyo umugisha urahaba. Haleluya. Ntekereza ko mu mutima wa Obed-Edomu yayakiranye igitinyiro cyinshi n'inyota nyinshi yo kwifuza kubaho kw'Imana. Ariko ikintu gitangaje, iyo sanduku bari bayikuye ahandi hantu ku mugabo witwa Abinadabu, niba mzibuka neza, yari hamaze imyaka irenga 20, ntacyo yakozeyo. Murabyumva nshuti z'Imana? Umutima ufite inyota, umutima ufite igitinyiro cy'Imana, Imana izawugirira neza. Ariko umutima wabimenyereye, ukibaza ni gute yamaze imyaka 20 kwa Abinadabu, nta nkuru z'umugisha twigeze twumva, nta mpinduka. Nkibwira rero ngo ishobora ko yarabaye kwa Abinadabu, hari n'umuhungu we bari baratoreye kuba umutambyi, ariko ashobora kuba yarabayeyo bakajya bakicaraho bakajya bakihorera, kikaba ari igisanduku gisanzwe. Uko rero umutima wacu wakira Imana ni kwitumerera. Haleluya. 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 Ndakwifuriza umutima ufite inyota, ndakwifuriza umutima utamenyera Imana, ndakwifuriza umutima umeze nk'umwana mutoya. Iyo umutima wakuze ukanasaza mu mwuka, ibintu by'Imana urabimenyera, ugakora icyaha kumva nta n'agatima kihana gahari,
ariko birashoboka ko umuntu yagumana itoto ryo mu mwuka kandi nyamara arimo amara imyaka mu gakiza. Haleluya, haleluya. Aho hantu Imana ntago yahirengagiza. Ndakwifuriza umutima umeze gutyo. Reka dukomeze rero mu magambo y'Imana tumazemo iminsi tunayasoze. Uyu munsi yaravugaga ngo agaciro kanjye n'umwanya wanjye nyakuri mu Mana. Haleluya. Agaciro kanjye n'umwanya wanjye nyakuri mu Mana. Self esteem and our right standing with God. Agaciro kanjye cyangwa uwo ndiwe by'ukuri naho mpagaze mu Mana n'umwanya wanjye nyakuri mu Mana. Turabyibukiranya ko Yesu yadukuye mu bubata, ntago rero dukwiriye kwemera ko Satani cyangwa icyaha cyakongera kutuboha ukundi. Nuvuga ngo wa muntu mushya wavutse, wa wundi wavutse igihe wavukaga ubwa kabiri, igihe wakizwaga, niba uri hano ukaba waragize umugisha wo gukizwa, wa muntu mushya burya yahawe imbaraga zo kutongera kuba imbata y'icyaha. Ntiwemere rero gukomeza kuba imbohe y'icyaha. Iyo umuntu atarakizwa aba ameze nk'imbohe. Imbohe ni ukuvuga ngo afite iminyururu cyangwa amashene mu ijosi cyangwa se mu maboko, ku buryo umwanzi amutwaza igitugu uko ashaka, akamukoresha ibyaha uko ashaka, kandi uwo muntu akaba adafite imbaraga zo kubyinyagambura cyangwa se zo kubicika. Ariko iyo dukijijwe tuba tubohowe kuri ubwo bubata bw'icyaha, tuba duhawe rwose imbaraga. Iyo minyururu yatuboheraga mu cyaha ibicitse. Niyo mpamvu abakijijwe bakarya ibyo kurya byo mu mwuka bajya kubona rwose, bakajya kubona ikintu bakundaga kandi cyane cy'icyaha kiryohera umubiri, bakumva baragihuzwe kandi bakumva bahawe imbaraga zo kukireka. Haleluya. Hari abantu bafite ibintu baretse hano, Imana ishimwe cyane. Ukumva wahawe izo mbaraga, burya biracyaryoheye abandi kandi biracyanabakorera, ariko hari uwo wabaye we, hari umuntu wavutse mushyashya muri wowe, byatumye uhabwa izo mbaraga. Imana nishimwe. Turashima Yesu wadukuye mu bubata bw'ibyaha. Haleluya. Nubwo rero icyaha gifite imbaraga zo kwizingira ku muntu, hari ibyo twagiye tuvuga, uburyo kiziringitira rwose ku muntu kikamwibohaho nk'aho ari umugozi, kandi murabyibuka ko na Bibiliya hano ivuga ngo ahantu twikuraho n'icyaha kitwizingiraho vuba. Ni ukuvuga ngo cyoroshye kwizingitiriza ku muntu. Nubwo rero icyaha gifite izo mbaraga zo kwizingira ku muntu, ariko kuri wa muntu mushya, ndimo ndagerageza gusubiramo mu byo navuze, kuri wa muntu mushya ntago we cyamugumaho burundu, kuko Yesu yadukuye munsi y'ubwo bubata. Hari imbaraga zaje muri twebwe zituma icyaha kitacyomekwa kuri twebwe ngo kidugumeho, kereka iyo tubyihitiyemo. Yesu ashimwe. Haleluya. Dushobora kubihitamo gukomeza kwiberayo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatsiya igice cya 5 umurongo waho wa mbere, Abagalatsiya 5:1, torero ry'Igalati cyangwa se ry'Igalatsiya, ku murongo wa mbere haravuga w'igice cya 5 ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo. Ni ukuvuga ngo ufite umudendezo, ufite freedom, haleluya, yo kutajya mu byaha, yo kutabibamo, yo kutabyicaza mu bitekerezo byawe. Izo mbaraga z'umudendezo warazihawe, ntukiri imbata. Haleluya. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongeye kubohwa n'ububata. Cyo Yesu yakoze yaragikoze. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, yadukuye mu bubata aduha umudendezo, hanyuma bakagusaba guhagarara muri uwo mudendezo wahawe, ukawushikamamo kugira ngo utongera kubohwa na bwa bubata. Muranyumvise inshuti z'Imana? Haleluya. Twarabatuwe, ubu dufite umudendezo. Ntabwo Yesu we, nubwo turi imbata za Kristo, turi imbata zifite umudendezo, ntago abituzirikamo. Buriya Satani we n'ingabo ze n'abadayimoni barakubata bakagukoresha n'ibyo udashaka, ariko Yesu suko aduha umudendezo, tukagira kubohoka muri twebwe uw'amahitamo meza. Rero ayo mahitamo warayahawe, yamanukanye n'imbaraga zo gukora k'Umwuka Wera muri wowe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ariko ugasabwa gukomeza guhagarara no gushikama muri uwo mudendezo wahawe, kugira ngo utongera. Kubera iki? Umwanzi abazenguruka, arunguruka, agira ngo arebe ko warangara, kugira ngo yongera kwibi, agira akantu gatoya k'akaryango yongera kuzana mu buzima bwawe. Niyo mpamvu biri tubwira ngo ntitubererekere nde? Satani. Kuberereka murabizi no gutanga akanya gato. Ntubererekere Satani, kuko uyu mubererekeye kwa makanya gatoya, we ababonye uburyo bwo kuza wese. Haleluya.
hamwe rero no kumenya ibi tumaze iminsi turimo tuvuga agaciro kacu n'umwanya wacu nyakuri mu Mana, icyo nabaye cyo, icyo wabaye cyo, ko wabaye icyaremwe gishya, ku imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ko Kristo yaguhaye umudendezo, hamwe n'ibi byose, hamwe no kumenya imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe zituma icyaha kidagifite imbaraga zo kunyizingitiraho. Harakurikiraho icyo twita kwitoza cyangwa discipline. Hari icyo twita spiritual discipline cyangwa kwitoza mu buryo bwo mu mwuka, ariko hariho no gutoza uyu mubiri wari waramenyereye gukora icyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Tuvuge niba amaze imyaka 20 ururimi rwanjye dukoresha gutukana no kuvuga nabi, ntabwo iyo nkijijwe uyu munsi ururimi rwanjye ruhita rureka ibyo bitutsi, ahubwo mba ntagiye ubuzima bwo kwitoza kurukoresha ibyiza. Haleluya. Aho gutukana, aho kuvuma, ngatanga umugisha. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo umubiri wamenyereye kujya mu bintu bipfuye mba ntangira urugendo rwo kuwutoza kutajya mu bintu bipfuye. Hari igihe rero uwo mwitozo uba mukeya bigatuma umuntu atinda asa nk'uko yasaga, kuko uko gutoza we atakumenye, cyangwa kuko twibwiye yuko bitatureba Mwuka Wera azasa nk'udufashe ku ngufu akatumaramo n'ubwenge akadukoresha nko kukimbaraga. Oya, nongere mvuga ngo amadayimoni n'ubwami bw'umwijima nibwo butwaza abantu igitugu bukabakoresha iby'imbaraga, ariko iyo turi mu bwami bw'umucyo turitoza kubaha Imana no kumvira Imana. Ubu rero urugendo dufite nyuma yo gukizwa ni ukwitoza. Haleluya. Kwitoza kubaha Imana, kwitoza gukoresha ingingo zanjye kubaha Imana, gukora imyitozo yo mu mwuka. Tuzayivugaho ngira ngo umwaka utaha twongeye tugaruko gukora imyitozo yo mu mwuka ituma uyu mwuka wanjye agira imbaraga akabyibuha kugira ngo adategekwa n'umubiri. Muranyumva nshuti z'Imana? Turi mu buzima bwo kugira gute? Bwo kwitoza kubaha Imana. Haleluya. Mwibuke ko uyu mubiri uba umaze imyaka utegeka, wigenga, kandi uyobora bya bice bindi byose, ubugingo n'umwuka. Uyu mubiri uba uri umuyobozi rwose, ukabitegeka uko ushaka. Uwo muntu rero umaze imyaka yifitiye ubutware bwo gutegeka no kuyobora, ntago ubutware nubwo abwamburwa mu isi yo mu mwuka, umuntu akaba yahindutse umwana w'Imana, ariko nawe ntaba yiteguye kureka kwigenga kwe nuko yashaka kubigenza, ntago aba yiteguye. Niyo mpamvu bimera nkaho ari urugamba. Haleluya. 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 Tuba turi mu mwitozo rero wo gukora ibiri ngombwa kandi by'umumaro. Muranyumva nshuti z'Imana? Kwitoza gukora ibiri ngombwa, kwitoza iby'umumaro. Ubu no kuza mu nzu y'Imana, uretse wenda babimazemo iminsi baza bikaba byaradufashe, ariko hari abandi bikira umwitozo. Agira ngo ajye kuza hakamubera impamvu, hakaza impamvu, bikajya bimucika, ntakurire mu ijambo ry'Imana, ntakurane n'izindi ngingo z'abera. Rero byose ni umwitozo wo gukora ibiri ngombwa kandi by'umumaro bituma umuntu wanjye wo mu mwuka akura. Kugira ngo rero tubishobore, tugomba gutangira kurya iby'Imana, ibintu byose byubahisha Imana, ibintu byose bituma tumenya Imana, tugatangira kubirya bikaba byinshi muri twebwe kugeza igihe tugera ku kigero rwose gishimishije. Kandi uwo mwitozo tukiri mu mubiri ni umwitozo utarangira. Mugaruke murebe ngewe ariko. Haleluya. 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 Nakaga rwose kuba mu nzu y'Imana ugataha nta jambo wumvise. Satani uzwo ntari umuriganya. Narindi bakuvuga kugira ngo tubishobore tugomba kurya iby'Imana, ibyubahisha Imana, amagambo y'Imana, bikanyuzura kandi nemvuze ngo uyu ni umwitozo utarangira kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri, kugeza igihe uzawuviramo. Hanyuma ukitoza kutayora umwanda wose isi iduha. Ubu internet yuzuyeho umwanda, ibitambuka mu maso yacu, ibitambuka amatwi yacu, byinshi birimo umwanda, bikaza bikatubuza kugaburira wa mwuka wacu. Reka dusome ibyanditswe bimwe kugira ngo tugende tubyumva. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Twahageze. Haleluya. Ndabona abavuga ubutumwa batagira Bibiliya kandi ngo nabavuga ubutumwa. Reka dusome. Haleluya. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Haleluya. Tekereza amagambo meza Paulo yabwiraga Timoteyo. Muri make twatangiye ubuzima bumeze nk'ubw'abasirikare. Murabizi abasirikare nibo bantu batari ababo ngo bigenge. Ubu ni murebe ko twegereje Noheli. Ubu abasirikare bazarira Noheli wabo ni baki.
bazaba aribwo barunze umutekano, aribwo barushaho gukaza umutekano, muri make si ababo ngo bigenga. Natwe rero tumaze gukizwa twatakaje umudendezo wo kurenga tujya kure y'iby'Imana yatugeneye. Nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Iyo urimo uyoragura ibidakuza umwuka wawe, uba watakaje rwose bwa busirikare, uba wibagiwe uwo wabaye we mu mwami, kandi uba urimo wakira ibintu bitanezeza uwakwandikiye ubusirikare cyangwa se uwakuguze amaraso. Haleluya. Ikintu kinejeje kandi nuko nta bintu bishyashya mu by'uru rugendo. Nibyo intumwa zatubanjirije zabayemo, nibyo dukomerejemo, nibyo abazakizwa hanyuma yacu niba Yesu atari yagaruka bazakomerezamo. Birasa. Haleluya. Haleluya. Abakijwe barasenga, bakiga ijambo ry'Imana, bagaterana, bakitoza gukiranuka, bagakorerana, bagasavingana mu bwami. Nibwo buzima bw'abakijijwe. Dukomeje nanone mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Haleluya. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipi 4:8. Haravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose. Ubu turi mu mwitozo. Haleluya. Aho witoza kuba mu by'ukuri byose. Ubwo ikintu kitari icy'ukuri kiba kitakiri icyawe. Ibyo kubahwa byose. Haleluya. Hari ibintu bitari byo kubahwa ujye ubamo. Ngo yego. Haleluya. Ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo twibwira. Ni ukuvuga ngo aka ni akayunguruzo k'ubuzima bwacu. Buri kintu njya kuvuga, njya gutekereza, njya kujyamo, nkwiriye kugishyira muri aka kayunguruzo. Ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose. Nkareba ese ibi bintu ni iby'ukuri, ese ni ibyo kubahwa, ese ni ibyo gukiranuka, ese biraboneye, ese ni iby'igikundiro mu maso y'Imana, ese bishimwa n'Imana, ese birimo ingeso nziza. Haleluya. Haleluya. Uwo ni umwitozo dukwiriye kubamo byiteka. Reka nanone tujye mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4:7 tugeze ku 8. Nanone Paulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 4:7 tugeze ku 8. Haravuga ngo ariko imigani itari y'Imana ni iy'abakecuru. Ntukayemere. Si uko abakecuru bahora bavuga ibintu bipfuye, ariko urabona iyo twamaze imyaka tutazi Imana, twamaze imyaka tudakiranuka, tutazi ijambo ry'Imana, hari ibintu biba byariyubatse mu bwenge bwacu no mu migirire yacu utapfa gukuramo. Noneho rero twakijijwe, Bibiliya iratubwira ngo iyo migani ya yindi yacu y'Ikinyarwanda aho umutindi yanditse ntiriva, bindi ni biki harya. Bya bindi byose bidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, Bibiliya dusaba kutongera kubyitaho. Ngo ariko imigani itari y'Imana ni iy'abakecuru, ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Haleluya. Haleluya. Iyo agakiza katageze, turabibona mu Baroma 12, iyo agakiza katambereye agahindura imitekerereze yanjye, kankorera buki, nshobora kuzajya mu ijuru, ariko hano ntarabayeho uko Imana yashakaga. Muranyumva nshize z'Imana. Haleluya. 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 Kandi niki kibihindura? Nuko ijambo ry'Imana ryanyinjiye rikavugura imitekerezo yanjye, ibitekerezo yanjye. Ikibabaje rero, abana b'Imana benshi barakijwe, ariko baracyatekereza nkuko batekerezaga kera, uko bafata ibyemezo, uko babayeho, uko babanira abandi, biracyameze rwose nk'ibya kera. Imana itugirire ubuntu. Ngo ariko imigani itari y'Imana ni y'abakecuru, ntukayemere. Haleluya. Ngo ahubwo witoze kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki. Bibiliya ntiyavuze ko kwitoza k'umubiri kutagira umumaro, ariko bigereranyije no gutoza umwuka, yasanze gutoza umubiri bifite umumaro muke, ariko kwitoza kubaha Imana bikagira umumaro. Ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Haleluya. Icyamuka bunyumvise. Kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki, icyakora kora bufite. Iyo twawufashe neza, iyo twawigishije ubwenge, iyo twawitoje kuba mu bantu, ukomera ukiri hano ku isi, bifite umumaro, ariko ni muke.
Mwabyumvise inshuti z'Imana? Ngo naho kubaha Imana ko kukagira umumaro kuri byose. Muzi ko kubaha Imana gufite n'umumaro inahangaha, ngo kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none mu buzima bw'inahangaha, ngo n'ubuzaza nabwo. Haleluya, haleluya. Reka imyaka ufite nyuma y'agakiza uyiberemo kwitoza kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Bikubera ubuzima ubyutse, bikubera ubuzima usinziriye, bikubera ubuzima uri wenyine, bikubera ubuzima uri mu bantu, witoze kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Udategereje kubonwa n'abantu, udategereje ko umuntu ari bukubwire, wenyine ku giti cyawe witoze kubaha Imana. Amen. Tujye gusoma mu Bikorinto ba mbere 9:19-27. Ni harehare heza. Abikorinto ba mbere 9 kuva kuri 19 tumanuke hepfo tugeze kuri 27. Uyu ni Pawulo, intumwa yakoreshejwe n'Imana, ibintu bitangaje. Ngo nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Yabayeho ubuzima bumeze nk'aho ari imbata, ariko atari imbata, abikorera kugira ngo yunguke benshi. Muri make umuntu ashobora kugira ibyo yibuza n'ibyo yigomwa, haleluya, kugira ngo yunguke benshi mu bwami bw'Imana. Iyo ibi ngibi umuntu atabyitayeho, abaho ari ishaka rimwe ritazatwungura mu bwami bw'Imana, ritazagira icyo ritumarira mu bwami bw'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo nirebyeho gusa ndasitaza, ngahutaza, ngasunika, bigatuma nta muntu n'umwe narehereza ku Mana yanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo, kugira ngo ngire gute? Nunguke abatwarwa n'amategeko. Muri make ntiyifuza ko hari n'umwe wasigara, yemeye kumera nk'aho abaye imbata kugira ngo agire abandi bantu azana ku Mana. Haleluya. Yashoboraga kubaho ubuzima butandukanye n'ubu kandi akazigira mu ijuru nta kibazo. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko abatabaye uw'umumaro mu bwami. Ngo kuba adafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Kuba adakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Haleluya. Mana tugeze hano hantu. Murahumvise inshuti z'Imana? Twebwe abadakomeye tugira gute? Turahutaza. Ubwo ngo twakomeye kandi tuba tudakomeye. Iyo umuntu yakomeye yihanganira abagize gute? Abadakomeye. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye. Muri make yaramanutse kugira ngo abazamure. Atamanukiye guherayo, harabamanuka batakomeye bagahera hasi burundu. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa, ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Haleluya, haleluya. Hari ibintu ukora ku bwa Kristo witirirwa, hari ibintu ukora ku bw'ubutumwa bwiza. Birahari, birahari. Ngize ngo ndi muri sare ngenyine. Haleluya. Kandi ibyo byose mbikora ku bw'ubutumwa, ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Hari ibyo dukora ni koko, ariko Umwuka Wera dushoboze kugira ngo byiyongere, tubereho Kristo. Ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Ubundi nta nashakaga, ariko numva hari hejuru ari byiza nabyo tutabisiga. Haleluya, haleluya. Muribuka ko turimo kwitoza kubaha Imana, turimo kwitoza kuba muri wa muntu mushyashya wavutse. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose. Dufite umwitozo wo gusiganwa twitoza kubaha Imana. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Shyiramo umwete mu gutoza wa mwuka wawe wavutse. Mwibuke ko yavutse nyuma, kuri njyewe yavutse umubiri n'ubugingo bimaze imyaka myinshi. Haleluya. Azaje kubibyiga kandi byaramaze gufata intebe, bimaze imyaka byigenga, bikora uko bishaka. Niyo mpamvu akwiriye gusiganwa. Haleluya. Hanyuma kuri 25, umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Haleluya. Yirinda muri byose. Nta yoragura, nta sambagurika, nta runda, ahubwo ari yirinda muri byose. Afite urugendo, afite aho agana, afite ibyagenewe n'Imana, yirinda muri byose. Ngo abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Reka duhe Imana icyubahiro.
haleluya. Hari amakamba atangirika dutegereje. Mana ishimwe, muze dusiganwe, haleluya. Kandi nutirukankana natwe se tuzagaruka gutwara, oya turakomeje. Mana nishimwe cyane. Umuntu urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Ikindi nabonye, iyo umuntu arimo kwitoza kubaha Imana, iyo umuntu arimo kwitoza gukiranuka, kuko abahuze nasanze atarangara, haleluya. Buri abantu bicara bareba utuntu n'utundi, niba abandi bicaye muri stade, murabona muri stade abantu barimo barasiganwa hasi, hari abandi bicaye muri stade bashinzwe kuvuga ngo ari kuriya rirukanka nabi, kuriya kuki yambaye ikabutura kuki atashyizemo igera ku birenge, kuko bagize gute? Baricaye, ntago bari mu masiganwa. Mwaramutse neza. Baricaye, ntibari mu masiganwa. Ariko ntushobora kwirukanka ngo ujye no guhugira kureba abandi. Mureke dusiganwe, haleluya. Dufite umurimo, dufite aho tugana, kandi tubikiwe amakamba atangirika. Manuka uve muri stade kuba indereberezi, uze dufatanye urugendo, twirukanke twitoza gukiranuka, haleluya. Hanyuma nituba turi hamwe twitoza gukiranuka ugasitara, kuko uzawunyegereye nzagufata akaboko twiruke, ninsitara uzongera umbyutse dukomezanye. Ariko abantu bicaye ari indeberezi biragoye ko twabakurayo. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuntu urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nawe yigarutseho, haleluya. Nuko nanjye ndiruka, ngewe Pawulo, Imana ikoresheje ibitangaza, nanjye nkomeje urugendo. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utaza aho ajya, nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye. Agira gute? Intumwa y'ubuntu. Muramwibuka ko ari intumwa y'ubuntu, haleluya. Yatubwiye ko tudakizwa n'amategeko, dukizwa n'ubuntu, twakirira mu kwizera, ntacyo tubikoreyeho. Ariko aragarutse arongera atubwira ngo nanjye mbabaza umubiri wanjye. Wa mubiri udutegeka yanga kuwumvira. Erega iyo nanze kumvira mba ndimo kuwubabaza, siko bimeze? Iyo ukubwiye uti mfite inyota kandi nkumbuye Skol, Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo uwimye Skol uba urimo kuwubabaza. Abasore n'inkumi, haleluya, n'abagabo n'abagore bose batarasaza cyane, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo ukubwiye ngo ngenda ndashaka kuryamana n'umugabo, cyangwa ubwo uti ngenda ndashaka kuryamana n'umukobwa cyangwa n'umugore, kandi atari umugabo wawe, atari umugore wawe, ukabiwangira, uba urimo kugira gute? Kuwubabaza. Ndabivuze nabyo ntibabivugira gatuti, none se babivugira he? Babivugira hano ahubwo kugira ngo mubireke, mwabwe ubuntu bw'Imana. Ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Reka duhe Imana icyubahiro, haleluya, haleluya. Ntabwo Yesu yaje mu buzima bwacu, nubwo yaduhaye imbaraga zo ko ibyaha bitongera kunyiziringitiraho, ariko ntahindura imiremerwe y'umubiri, kuko yaba twishe, sibyo? Haleluya. Inyota izaguma ari inyota. Niba warigeze kuyimarisha inzoga, uzajya ukiyumvamo. Ibyifuza gusambana bizaguma bihari, cyane cyane niba warigeze gutegekwa nabyo, uzaba ukibyumva. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariko utoze umubiri wawe kugeza igihe umubiri wawe usigara wumvira umwuka wawe, uyobowe n'umwuka w'Imana. Amen. Ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi. Ababwiriza butumwa, haleluya. Ko mutavuga. Haleluya. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Uzi ko umuntu ashobora kumara kubwiriza abandi, ibyo yabwirije abandi akagenda akabikora? Murumva atari ugutsindwa? Ariko umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Mwibuke ko ububata bw'icyaha bwacitse. Kuva bwacika, izi mbaraga urazifite. Yesu nashimwe, haleluya. Tugarutse rero mu Baroma 12, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12, 1 kugeza kuri 2, ngo nuko bene data ndabinginga. Uzi ko umwuka wera twinginga. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Hari umuntu uri muri twebwe Imana yababariye? Njye yambabariye byinshi, n'uyu munsi aracyambabarira, haleluya. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu. Yavuze ngo mutange imyuka yanyu, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, byera, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye.
Haleluya. Erega ahangaha ntabwo wahagaze umwuka wanjye, nubwo uhari ariko uwo tureba ni umubiri. Nubwo waje mu materaniro si umwuka wakugendeye n'amaguru, ni amaguru yawe. Niyo ugiye mu byaha nabwo ni amaguru yawe ajyayo, sibyo? Ni n'amaboko yawe ajyayo, cyangwa ibitekerezo byawe ukabyemera bikajyayo. Bibiliya rero iradusaba ngo kubw'imbabazi z'Imana dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Imana nishimwe. Haleluya. Ngo kandi ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Muri make ntitubakurikize, ntiduse nabo, ntidukurikire ibyo bakurikira, ibyo batindamo ntitubitindemo, ibyababereye inkuru zishyushye bye kutubera inkuru ngo natwe aba ari byo turya. Uzi ko umuntu ashobora kumva ibiganiro bipfuye kuri interinete akabyumva amasaha 2 ariko adashobora kumva ijambo ry'Imana n'isaha. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Uzi ko umuntu ashobora gusoma inkuru zisekeje cyangwa zipfuye akazimara iminota 30 ariko adashobora gusoma ibice 2 bya Bibiliya ku munsi. Murumva atari ukunyagwa? Torero ry'Imana twaranyazwe. Nimureke tugaruke. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Kubera ko iby'iki gihe byuzuye ahantu hose, biratworohera ko byituzura mu maso, mu mitwe bikaza bikatubyiga ku buryo bya bindi bigaburira umwuka biburaho bica. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Iyi mitima bire Kinyarwanda avuze imitima mishya, ariko mu by'ukuri ni nayo mitekerereze. Haleluya. Duhinduke rwose tugize imitima mishya cyangwa tugize imitekerereze mishya, kugira ngo tumenye. Iyo utahindutse ntumenya neza iby'Imana ishaka. Munkurikire inshuti z'Imana. Haleluya. 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 Bibiliya yatubwiye turekeraho kwishushanya n'ab'iki gihe. Iyo turimo tubireka kwishushanya n'ab'iki gihe, ijambo ry'Imana rikagurira muri twebwe, tugenda duhinduka mu mitekerereze yacu. Imitekerereze yanjye yamara guhinduka igenda igwiramo ijambo ry'Imana, noneho nkamenya neza. Ubu hari abantu batazi neza cyangwa batanazi. Uko ibitekerezo byanjye bivugururwa n'ijambo ry'Imana, nibwo menya neza iby'Imana ishaka, kandi iby'Imana ishaka nibyo byiza, nibyo bishimwa kandi bitunganye rwose. Kuki umuntu yakomeza kugira ibye ashaka n'ibye bimushimishe bidashimishije Imana? Nuko atemeye ko ibitekerezo bye bivugururwa. Haleluya. 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 Ni iki kizahindura imitekerereze yanjye, bigatuma imitekerereze yanjye ibasha gusingira no kumenya iby'Imana ishaka n'iby'Imana ishimwa, nuko ijambo ry'Imana ryangwiririyemo. Hari umuntu unyumvise? Umwuka wacu rero ugomba kuyobora, ugategeka bya bice bindi 2. Dukeneye kwemera umwuka wacu, wa wundi wabaye muzima kubw'umwuka wera igihe twakizwaga. Haleluya. Yesu yabibwiye Nikodemu muri Yohani 3:5-6, aramubwira ngo icyabyawe n'umwuka ni umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri ni umubiri. Hari igihe umwuka yavukiye muri wowe igihe wakijijwe, ariko dukwiye kumwemerera agakura kugira ngo abashe kuyobora bya bice yasanze bihagaze. Murabyibuka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 1:23. Mwuka wera duha inyota y'amagambo wandikishije. Haleluya. Muribuka ko aya magambo Mwuka wera ari wayanditse. Igihe utayafitiye inyota uzijye wibuka kuyimusaba. Hari umuntu wigeze kugira inyota bwacya akayitakaza, ongera ugaruke, Mwuka wera kugaruke. Hari n'utarayigeze agira ngo ni iby'abandi bantu, nawe ngwino. Aya magambo yandikishijwe n'Umwuka wera. Iyo tubimusabye ngo mpinyota y'ibyanditswe, agenda yiduha. Amen. Ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'iki? N'ijambo ry'Imana rizima. No kuvuga ngo imivukire yawe ntiyakomotse kwa papa na mama, niba waravutse ubwa kabiri wabiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima. Icyo rero cyakubyaye ni nacyo kigukuza. Muranyumva nshuti z'Imana? Nicyo kikugaburira. Kuko mwabyawe ubwa kabiri. Hari abantu bavutse ubwa kabiri bari hano, hari abantu twakirijwe duhari. Haleluya. Kuko twabyawe ubwa kabiri, tutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo twabyawe n'imbuto itabora, tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya. Haleluya. Iyo rero twavutse ubwa kabiri, tuba dukwiriye kugera ahantu umwuka wacu agaburirwa, agakura, akayobora bugingo. Ubugingo ninde? Ubugingo burimo imitekerereze,
burimo amarangamutima, buri mu bushake bwanjye, hakaba noneho n'umubiri, byombi akabiyobora. Umwuka wacu niwo umwuka wera aturamo, kandi umwuka wera niwe uzi ibyo data akunda, niwe ufite igitekerezo cy'Imana, agihumekera mu mwuka wanjye wundi wavutse, kugira ngo umwuka abashe kuyobora biriya bice bindi. Haleluya, haleluya. Niba rero Yesu ari umwami w'ubuzima bwacu, umwuka wacu ukeneye kuba ari wo uyobora ibindi bice. Mbega ibitotsi biri muri iyi nzu. Yesu mwiza we, Yesu mwiza we, Yesu mwiza, turengere, 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 dutabare. Reka mbaye akagero gatoya. Ngwino ma, wowe mwana wambaye ikanzu y'abaririmbyi, wowe ureba inyuma, uzane nako kana gatoya kandi kari aho imbere, kano kari imbere, oya kakambaye iyo kanzu, muze hano imbere gato turebe iby'iyo mwuka n'ubugingo n'umubiri. Kugasize se? Ngwino mama, yaragiye kukwangira, yizirizire ngira icyo nkwibwirira. Reka njyemwe namwe tugiye gutora umurongo. Ngwino ujye inyuma y'uyu nguyu. Reka umubiri abe njyewe, mundebere uko ngana. Uyu ni Hortense, yakijijwe afite imyaka 24. Uku niko nareshyaga, yewe no mu mungano nendaga kungana nk'uko. Yagiyeho ibindi biro ariko byendaga kungana uko. Uyu ni Hortense wigenga, wiyobora, umukobwa w'inyamirambo, tazi Imana, utanayitayeho. Amaze imyaka yigenga, yubaha uwo ashaka, agasuzugura uwo ashaka. Hanyuma amarangamutima nayo ni makuru mo gake murayabona, murimo murayabona. Yabyutse nabi, atuka abantu, yashatse gusambana, arambwira ati turabishaka, tukagenda. Yashatse kwangana, arabinyongorera tukangana. Murabona hari ukuntu twegeranye. Hanyuma bukeye muri 90 na kangahe, harya nakijijwe ryari 98, Hortense yaravuka. Reba ukuntu kangana, ubundi twari kuzana akabebe. Aravuka, na bugingo ni mukuru. Ariko murabona uyu muntu ureshya atya, nubwo afite intoki n'amaso n'umutwe, afite ingingo zose zitugize, kugira ngo azabashe kuyobora iki cya mubiri, cya kamere, ntago byoroshye, sibyo? Kwenda kunsumba ariko siko wakuze. Uyu rero Hortense wavutse mushyashya, iyo atariye amagambo y'Imana aragwingira. Yagwingira ntagira imbaraga, yahindutse umwana w'Imana. Niwe amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo ntibishidikanywaho. Azi n'igihe yafukiye ubwa kabiri, barahamagaye, yumva aratsinzwe, arihana. Ariko aracyara agahinzo, yiwe ni mukuru. Ubundi aracyara agahinzo, akaryamye hari katabasha no guhagarara, ariko gafite ingingo. Murabizi mubyara abana bafite ingingo zuzuye, aba yabaye umuntu wo mu mwuka. Ariko nta jambo ry'Imana ribitswe muri we, kubaha Imana ntago aratangira kubyitoza, kandi kuko ari muto, kandi agasanga abantu bamaze imyaka biyobora, ntago bizamworohera kubayobora. Bisaba rero ko uyu Hortense wavutse ubwa kabiri wo mu mwuka arya ijambo ry'Imana rihagije. Impamvu dufite abakristo ba kamere, kandi nyamara abakristo bakunda n'Imana, umuntu wabo wo mu mwuka aracyareshya atya, ntago yabagira imbaraga ziyobora uyu mugore munini uri hano inyuma. Muranyumva inshuti z'Imana? Iyo tubabwira ngo mwige ijambo ry'Imana, si ukubanduranyaho, si ukubateza ibintu by'amadini, oya. Nuko dushaka ko uyu muntu yakura, kugira ngo abashe kuvuga nko wakundi Pawulo yavugaga, sibyo? Pawulo afite imbaraga zo guhura n'abatwarwa n'amategeko agasa nabo, kuko izo mbaraga arazifite. Afite imbaraga zo guhura n'abanyantegekeya akenda gusa nabo, kandi ntahereyo, kuko izo mbaraga arazifite. Afite imbaraga zo kumvira Imana, afite imbaraga zo gutwaza umubiri we igitugu, akawutegeka kuba mu by'Imana ishaka, kuko yaravutse. Ibi birareba bakijijwe bavutse, kuko iyo utaravuka uyu ntawe tuba dufite, abakiri mu rupfu. Murabyizi ko Imana yadukijije dukuye mu rupfu. Haleluya, haleluya. Uyu muntu ukurikije uko areshya n'ukuntu agomba kuyobora umuntu munini umaze imyaka, ntakwiriye kurya bihagije. None kuki tutamugaburira? Noneho rero twarashutswe, tugeze mu nzu y'Imana tuhasanga ibintu biryoshye, biri mu indirimbo, hari igihe twumva amagambo meza arimo n'amasezerano y'Imana. None mu bugingo hakaryoherwa. Muribuka ko hagira amarangamutima, hakishima, hakaryoherwa, hagasirimba, hakaririmba, hakazifata mu mutwe. Noneho wahura n'abaririmbyi baribirimbye neza ukumva araryohewe pe, wahura n'abapasiteri bazi gushyiramo twa story twiza no gusesa, nabyo kumva biraryoshye. Ariko bigarukira hehe? Hano. Uyu rero arahindagurika,
mwahuye yashyushye yahita akugurira inzu, mwahura yabishye akagutuka kuri mama wawe. Izo mbaraga zombi arazigira uyu, biterwa n'uko yabyutse. Rero umwanzi aradushuka tugahera mu dukuru turyoshye dushekeje dusa n'ivugabutumwa ariko tutari ryo, kuko dushyushya amarangamutima. Niyo mpamvu abakristo benshi akubwira ngo njyewe uyu munsi ndi mu mwuka, noneho utakubwira ati njye nta mwuka ndimo. Ubundi iyo mwuka yakuze, uyu mwuka aramutse akuze akangana uyo rutansi akaba ari uri umwuka, garuka nshuti yanjye subira inyuma. Tuvuga uriya mwana yaragaburiwe ahindutse njye. Iyo uyu mwuka yakuze ntangira iminsi yo kubyuka nabi no kubyuka neza, aba mu mwuka byiteka, kuko umwuka urarya, umwuka uragaburiwe, yahawe imbaraga zo kubaha Imana. Ahubwo bihita bicurama mubiri akaba ari ugira intege nkeya, tukamutwara aho dushaka. Turamubwira ngo turajya mu materaniro akajyayo, turamubwira ngo uyu munsi turiyiriza akiyiriza, tukamubwira ngo turubaha Imana ntidusambana akadukurikira, ntitugira gute akaza kuko turamurusha imbaraga. Sibyo nshuti z'Imana? Imana iguhe umugisha. Murakoze. Murakoze. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo wakijijwe ntugaburire umwuka wawe utubera igihombo mu bwami. Murabona ibihombo dufite mu bwami bw'Imana uburyo ari byinshi. Niyo mpamvu baduseka abarokore, niyo mpamvu nta jambo rifatika dufite muri iki gihugu, kuko twakomeje kumera nk'uko twari tumeze. Mu bangana, mu batikura bari mu kazi tuba turimo, mu batabasha kubabarira tuba turimo, mu barwanira amaturo n'ibyacumi tuba turimo, mu bajya kuregana muri RGB tuba turimo, mu basohoka hano tugakomeza ubuzima nk'uko busanzwe tuba turimo. Kubera iki? Ni akantu kamwe gusa, kuko umwuka wacu atigeze akura, kuko atarya amagambo y'Imana. Niyo mpamvu utangiye gusoma Bibiliya usinzira, kuko Satani atifuza ko wazakura ukayobora umubiri wawe. Niyo mpamvu yakwemeje ko guterana buri munsi bitabaho, yakwemeje ko ukwiriye guterana rimwe ugasiba 3 cyangwa 4 kandi ukumva nta kibazo, kuko uriya muntu wo mu mwuka agaburirwa n'amagambo y'Imana. Muribuka icyamubyaye, yabyawe n'ijambo ry'Imana rizima. Haleluya. Niryo ryonyine rifite imbaraga zo kumukuza. Imana nishimwe. Mu Magalatiya 5:16 na 17. Abagalatiya 5:16-17. Ubu mwuka wawe kuko utamenyereye kurya ijambo ry'Imana umubiri arimo arawubwira ngo ariko se bararangiza ryari? Haleluya. 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 Si umudendezo wo kwica gahunda, nta niyo twishe, ariko kuko umwuka wawe agishonje, mubiri aramuyobora, aba yumva byarambiranye. Mubiri arashaka kujya kwirira iby'umubiri bimunejeje, yicare ku mazi, yirira ibishyimbo bye n'ibijumba, yiryamire, yiganirira inkuru. Mubiri abyize ka kana gatoya bukari mu mugongo, ni gato cyane, ntashaka, ntikabasha kumutegeka ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko reka turyumve, reka duhindurwe naryo. Abagalatiya 5:16-17. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Muribuka ka kantu ko kareshya karabasha kuyobora wa urutanse muremure munini? Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bigize gute? Bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Dusubiremo. Murahari? Murahari yemwe? Haleluya. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Ubwo Imana irimo irakubwira ngo uyoborwe n'umwuka, kandi umwuka wawe aracyareshya n'uyu ngurimo kuza hano imbere. Muramwibuka ko akiri muto yavutse, ariko yahawe itegeko, arimo arahabwa amabwiriza ko ari we ugomba kuyobora ababyawe ubwa kabiri, abavutse ubwa kabiri. Turabwirwa ngo tuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo tutazakora ibyo wa rutanse munini ashaka. Haleluya. Ibyo ararikira. Mana yanjye, ndi muri iyi nzu njyenyine. Murahari? Muyoborwe n'umwuka,
kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ese uyu mwuka aratuyobora we ayobowe nande? Ayobowe na wa mwuka w'Imana waje muri we igihe yakizwaga. Haleluya. Muribuka ko yavutse mu mwuka kandi abyawe n'ijambo ry'Imana rihoraho, imbuto itabora ituruka mu mwuka wera. Haleluya. Impamvu ari we basaba kuyobora nuko ari ufitanye connection n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ufatanye n'ijuru. Niyo mpamvu uyu mubiri ibiwubaho bimeze nk'ibiba ku batarakijijwe. Muranyumva? Haleluya. Ibiba kufite Imana n'utayifite ku mubiri birasa, ariko umwuka wacu harimo itandukaniro. Uyu mwuka wacu yabyawe n'Imana. Haleluya. Umwuka wanjye ntakomoka kwa Mazimaka, uyu mubiri ukomoka, ariko umwuka wanjye ukomoka mu ijuru. Ndi umwana w'Imana navutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu ari we basaba kuyobora, kuko afitanye igihango, afatanye n'Imana mu ijuru. Haleluya. Ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo wa wundi munini, ibyo kamere ararikira. Iyo ntayoboye n'umwuka, kamere n'ibyirarikira bintwaza igitugu. Ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, irakomeza ikararikira kugeza igihe umwuka kuriye akabyibuha akamurusha imbaraga. Ni urugamba, ikirushije ikindi imbaraga nicyo kiyobora umuntu wese. Ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo birahabanye bizahora bihabanye kugeza igihe tuzagira mu ijuru. Icyo akora ni ugaburira umwuka wawe. Haleluya. Igihe kiragera ijwi rya kamere ukaba utakinaryumva, kaduheze icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ntabwo kamere yazigera ambwira aho ngeze ngo njye gusambana, sinzi naho yabihera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta nubwo yambwira kwangana, ni ukuri kose, kandi yahoze abimbwira, ariko ayo matwi sinyiyumva, kuko umuntu w'umwuka arimo arabyibuha. Ngo kuko kamere yarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko birahabanye rwose. Hanyuma hakatubwira ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Kubera iki? Umwuka yakomeje kugwingira. Ntago byanditswe ko abera bagenewe gutura hano, ngo ibyo ushaka gukora ntaba ari ibyo ukora. Oya, wibigira isengesho, wibihindura ubuzima, ibi bibwirwa abo mwuka kiri gatoya. Nibwo ibyo umwuka ashaka gukora, kira kidamu kinyuma kinini kitabasha kubyumvira, kuko kanone ni gato, nubwo kansunika nikambasha. Murabyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Kuyoborwa n'umwuka rero niko umwigisha wa Kristo akwiriye kubaho, niko Imana yabigennye. Haleluya. Umuntu w'umwuka arenga kuyoborwa nuko yiyumva, nuko ashaka, nuko atekereza. Ibitekerezo bitavuguruwe iteka bitekereza ibihabanye n'iby'Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Imana itugirira ubuntu. Bugingo ntumuhe imbaraga ngo bari kuyobora abyuke nabi cyangwa abyuke neza, agira ibyiyumvira, avuga ati ndumva nshaka ariko kumusubiza, ndumva nshaka ariko kugira gutya, ndumva nshaka. Oya, tuyoberwa n'iby'umwuka tubwira, n'iki ijambo ry'Imana ritubwira. Amen. Haleluya. Hanyuma iyo umuntu yavutse akaba akiri gatoya atarabasha kuyobora uriya muntu wa kamere, umurimo dufite no kumugaburira. Hanyuma iyo yemeye, kuko afite intege nke, agatwarwa n'uriya w'inyuma munini, icyo tuba dukeneye gukora ni ukwatura ibyaha byacu no gusaba Imana imbabazi. Amen. Tukakira kubabarirwa, tugahora twejejwe, tugakomeza urugendo. Amen. Ikindi ni ukongera kwimika Yesu muri ako gace. Niba ari mu bitekerezo byawe hacumura, hagucumuza, habitsemo inzangano n'amatiku n'utundi tuntu, ukajya uvuga buri munsi ngo ibitekerezo byanjye ndabikweguriye Yesu. Umubiri wawe n'ibice biwugize ukabyegurira Yesu. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nsoza uru rugendo rwo kubamba wa muntu w'inyuma wa kamere, kuko iyo nyobowe n'umwuka iteka mba ndimo mbamba kamere, namubujije gukora ibyo ashaka. Ni urugendo rutarangira, ni urugendo ruhoraho. Haleluya. Ufite aho ugeze, ufite aho ngeze, kandi turakomeje. Imana ishimwe. Iyo umuntu yishutse ko yabirangije, aba aguye mu mutego wo kongera kugaruka hasi kwitangirira, kandi hari ibyo yari yarabashije. Muri Luka 9:23 haravuga ngo abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Iyo bavuze kwiyanga, si ukureka gukorera iby'umubiri byo tugomba kumukorera ngo tuve mu kazi, tureke koga, tureke kwisiga, tureke. Oya, si ibyo. Ariko kwiyanga ni igihe umubiri usaba ibi nkawubwira ko binyuranye n'iby'Imana ishaka. Uko niko kuwanga. Muranyumva nshuti z'Imana? Nkanga kuwumvira, nkanga kuwitaho. Haleluya.
dukeneye kwibara nk'abapfuye ku cyaha. Ntidukwiye kwemera kumvira umuntu wa kera utumvira Imana. Turamukebura tukamugarura mu kumvira Imana. Dukwiye kubaho tuyoborwa n'umwuka wacu. Umwuka wacu agize gute? Amurikiwe n'umwuka w'Imana. Natamurikirwa n'umwuka w'Imana azakomeza ari ingwingiri, azakomeza ari gatoya. Umwuka w'Imana tuyobora gute? Mu magambo Imana yandikishije no gusenga, kugira ngo umutima wari umeze nk'urutare woroshye. Haleluya. Twishyira Imana mu masengesho, tukemera kurya ijambo ry'Imana, tukitoza gukiranuka mu tuntu dutoya. Ibigaburira umwuka byose bikaba priorite y'ubuzima bwacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Nongere nsubiremo, ibi rero bivuga ko tugomba kugaburira umwuka wacu mu buryo buhojejeho, tukirinda ikibyibushya bugingo n'ikibyibushya umubiri gusa, kuko bituma ari byo bituyobora tugasubira mu byaha no gutegekwa n'amarangamutima. Haleluya. Ushobora kuntuka igitutsi kikanyinjira bien, wumva urampamije, amarangamutima akambwira ati uraruhuka ari uko umwishyuye. Wabonye wishyuye umuntu ukuntu wumva wiruhukije? Ndamwishyuye, kumva nyine uraruhutse. Uzi impamvu wumva uruhutse? Ubugaburiye bugingo, hanyuma mwuka nawe akababara. Nari nzi ko disi uyu munsi rutanze ari bubishobore. Nkababaza umwuka muri njyewe, kavuga ati nari nzi ko ijambo ry'Imana amaze kumva, hari agatambwe yateye, nari nzi ko ari bubishobore kutaba mu bintu byo kwishyurana. Haleluya. Turangirize kuri iki cyanditswe, Abaroma 8:12 kugeza kuri 14. Haravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda. Abaroma 8:12-14. Nuko rero bene data turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Wabyumvise? Ntidukwiye gukurikiza ibya kamere y'imibiri yacu, ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Umwuka ufite imbaraga zo kwica ingeso za kamere, muzarama. 14 akavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ubundi bagomba kongeraho, iyo baza kudusemurira neza, tavuga ngo ngiye kongeraho bya bindi mu byahishuye batubuze. Oya, ni ubusemuzi buke ukura mu gihe burayo bugacisha wenda mu Cyongereza bukazazana mu Kinyarwanda. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana bakuze. Nari mvuze ngo bakuze kuko wa mwuka yarakuze, abasha kumvira umwuka w'Imana, noneho akamuyobora. Haleluya. Kuko hari impinja zitabasha kuyoborwa n'umwuka kuko umwuka yagwingiye. Umwami Yesu abaho umugisha. Reka duhaguruke dusoze, twisengere, dusabe ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu, usabe inyota y'umwuka wera kugira ngo umwuka wawe ugaburirwe, uhage kuba waba umukristo wa kamere. Haleluya. Reka turimbe gato ngo ntogejwe na Yesu, atunganijwe n'amaraso. Mbega ijwi ryiza, mutinda ndatera obe kandi intera barabiyoberwa. Ndakwinginze nturangare, dukeneye twese kwigira imbere. Cyangwa akaba ari umuntu wese yifuza kwigira imbere, cyangwa akaba ari umuntu ugize wiherane n'Imana yawe, usaba Imana imbabazi. Usaba Imana imbabazi. Hari n'igihe dukora n'imirimo yitwa y'Imana ariko twayobewe na mubiri, ari kugira ngo mundebe, munshime, mumenye. Reka dusabe Imana imbabazi kandi dusabe Mwuka Wera adushoboze. Mu gihe urimo wisengera, niba hari umuntu uri hano utarakira Yesu, ndagira ngo uzi. Waba uhari utarakira Yesu, uzi hano imbere tugufashe gusenga. Turimo turavuga umwana wavutse akagwingira ariko we ntigeze anavuka, nta sezerano ufitanye n'Imana. Waba uri hagati muri twebwe, uze tugufashe gusenga. Zamura akaboko niba uhari. Nawe reka twisengere. Ndagira ngo bigire ibyawe. Ubwire Umwuka Wera ngo ntera agahinda, shyira umubabaro nk'uwo ufite umutima wanjye. Umubabaro naguteje igihe nemeye kuyoborwa na kamere, wumpe kugira ngo mbashe kwihana by'ukuri. Ushyire mu mutima wanjye. Reka twisabire Imana imbabazi.
aho utekereza nk'uko abayisi batekereza, abadafite umwami, ibikorwa, imvugo, intekerezo byose bigasa nk'iby'abadafite umwami. Ese mwanyemerera buri muntu akisengera, katumuzamurira amaboko tumutabaza. Data, tugusabye imbabazi muri iyi nzu, tugusabye imbabazi. Twaravutse, utugiriye ubuntu, udutoraguye, udukuye mu byaha, ariko ntitwagaburira umwuka wacu. Ntiyigeze atozwa kubaha Imana, ahubwo yahagurutse atyo. Dukomeza kuyoborwa n'umubiri, ntekereza nk'uko natekerezaga kera, ngumi iyo ngiyo, mu mutwe wanjye hagatambukamo ibyanduye, amaso yanjye, amatwi yanjye, umubiri wanjye, ubuzima bwanjye burakomeza busa nk'uko nasaga kera. Abo twavuganaga n'ibyo twavuganaga sa nk'ubikomerejemo, mpinduraho gato gusa. Inyota ntayo. Amagambo yawe nyarya rimwe na rimwe bimeze nk'ibitunguranye, nkagwa ku karongo kamwe ka Bibiliya. Muntu wanjye wo mu mwuka nta nyota afite. Ngusabye imbabazi Mwami w'abami, ngusabye imbabazi. Gusoma ijambo ryawe byambereye nko guterera umusozi, byambereye nk'umugoko, ndetse ngera igihe ngira ngo si ibyanjye, ngira ngo hari abo byagenewe. Ngusabye imbabazi Mwami w'abami, ngusabye imbabazi Mwami w'abami, ngusabye imbabazi. Ndacyafite uburakari n'umujinya nk'uko narindi kera. Sinemereye umuntu wanjye gukura. Umuntu wanjye wo mu mwuka yagumanye intege nke, yaguma ameze nk'uruhinja. Umwuka aramuyobora, nkanga abo nshaka, nkarakarira abo nshaka, nkagira amacakubiri mu mutima. Mbabarira Mwami w'abami, mbabarira Mwami w'abami. Reka wishyire Imana, wishyire Imana, wishyire Imana. Data, tugusabye imbabazi muri iyi nzu, tugusabye imbabazi. Amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe adutunganye. Igihe twavukiyemo, igihe twavukaga ubwa kabiri, gitandukane n'indeshyo y'umuntu wacu wo mu mwuka. Ayiwe, uretse ko hariho akaba yaravutse, akaba amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo, nta yindi mpinduka ifatika. Ndacyahagaze mu mayira abiri, akaguru kamwe karacyari mu byawa, kandi karacyaba mu byo hanze. Ingiro n'imitekerereze n'amahitamo yanjye biracyasa kwa kundi. Ibyaryoheraga kera nibyo bikindyohera. Ngusabye imbabazi kandi ngusabye imbaraga. Ndasaba imbaraga zawe Mwuka Wera, ndasaba imbaraga zawe muri iyi nzu, ndasaba imbaraga zawe aho ijwi ryanjye ribasha kugera, ndasaba imbaraga zawe Mwuka Wera, ndasaba imbaraga zawe Mwuka Wera. Abandi ntibigeze banavuka, icyakora bafite insengero babarizwamo, bafite n'abapasiteri bitwa ko babashumbye. Tugusabye imbabazi. Menagura ibikoho byubatse ku mutima wanjye, bituma ijambo ryawe ritagira umwanya mu mutima wanjye. Menagura Mwami w'abami, menagura, ndaguhendahenda. Menagura ibitwikiriza umwanzi Satani yatwikirije ubwenge bwacu, kugira ngo ubutumwa bwiza butagira umwanya. Ntibufite umwanya, tubwumva tutabwitayeho, tukabwumva dusinzira, bugaca mu gutwi bugaca mu kundi. Tugusabye imbabazi kandi tugusabye imbaraga. Menagura iby'umwanzi yatutwikirije, kugira ngo tudahindukira ngo dukizwe. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi Mwami w'abami. Tugarukeho, twatukishije izina ryawe, yaba mu itorero yaba mu gihugu. Ntibazi ko abakristo babaho, ntibazi ko abakiranutsi babaho, ntibazi ko abizera babaho. Twese babona bimeze kimwe, twese batwita ababeshi n'abanyabinyoma n'abescro, kuko umwuka wacu atakuze, yakomeje gusa nk'uko yasaga, yakomeje kurangwa n'imirimo mibi. Dutabara b'itorero, dutabare Mwami w'abami bitiriwe izina ryawe. Dutabara abakora umurimo wawe, dutabara abahagarara imbere y'abandi tukamera nk'impumyi zirandase izindi mpumyi. Dutabare Mwami w'abami, ko twamaraniye gushimwa n'abantu aho gushimwa nawe. Dutabara Uwiteka Mana Nyiringabo, turengere kubw'imbaraga zawe, turengere kubw'umwuka wawe, turengere kuko twitiriwe izina ryawe. Usature imitima yacu yabaye akahebwe, usature igikohwa umwanzi yatwikije ibitekerezo, ikimeze nk'ikibuye kinini kidutwikiri, gituma ubutumwa bwiza butinjira. Usature Mwami w'abami, uzana itangiriro rishya uyu munsi, uzana itangiriro rishya uyu munsi, uzana itangiriro. Ndagira ngo umubwire ngo reka uyu munsi dutangirane bundi bushya. Ndakwinginze nshuti y'Imana, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ndakwinginze kubw'icyo waguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ntabwo waguzwe amafaranga, ntabwo waguzwe izahabu, waguzwe amaraso y'umwana w'intama. Byasabye umwana w'Imana kuva mu ijuru akambara umubiri kugira ngo wowe nanjye tubone. Ntituraba kwiyobora, ntitukiri abacu, twandikiwe ikimeze nk'ubusirikare, nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ninde wakwandikirwa ubusirikare agakomeza
kwitwara uko ashaka. Abasirikare basanzwe basaba ibibari, abasirikare basanzwe bagira disipurine bagenga, nta nkaswa twebwe tubikiye ubugingo buhoraho. Twebwe twakuwe mu rupfu ntitukiri abacu ngo twigenge. Reka usabe umwuka we ngo reka uyu munsi dutangirane bundi bushya. Ndashaka ko umwuka wanjye akura, ndashaka ko amagambo yawe agwirira muri njyewe. Shoboza, reka winginge umwuka wera. Wazamura ijwi ryawe ukinginga umwuka wera, wamutakira, wamutabaza. Mubwire ngo nyigisha gukunda ibyo data akunda, nyigisha gukunda ijambo ryawe. Shoboza kurigirira umwanya buri munsi. Uko ngaburira uyu mubiri wanjye ubudasiba, niyo nsibye ndabyumva mu mavi, ndabyumva intege zanshizemo, ariko umwuka wanjye warumagaye sinkugaburira. Shoboza kuwugaburira buri munsi. Shoboza kugira disipurine yo kugira umwanya wanjye wo gusenga ndi jyenyine, ntahamagaye abo dusengana ngo bansengere. Shoboza kuba mu ijambo ryawe ndi jyenyine umunsi ku munsi. Shoboza kwitoza gukiranuka mu gatoya no mu kanini. Shoboza kumvira Imana, ne gukomeza kuyoborwa na kamere. Shoboza kuba mu nzu yawe ntasimbagurika, ntari umukristo wa rimwe. Shoboza mwuka wera. Shoboza, dore naragwingiye. Shoboza, dore imyaka maze mu gakiza ntisa nuko nsa, ndacyameze nk'ukwiye kuguramizwa amata y'umwuka, kandi nanjye nari nkwiriye kuba nigisha abandi. Shoboza, dore kamere impagazemo yanze gupfa, ndacyagira umujinya n'uburakari bimeze nk'ibya kera, ndacyafite kamere impagazemo. Shoboza kugaburira umwuka wanjye kugira ngo aneshe kamere, kuko ibyo umwuka ashaka bihabanye n'ibyo kamere ishaka. Mwuka wera turakwihaye. Ndagushimiye mwuka wera kubo wahaye inyota, ndagushimiye kubo utangizanye urugendo rushya, ndagushimiye kuzakomeza kudushoboza. Ndakwinginze kandi ngo abatabyumvise uyu munsi uzakomeze kubibumvisha mu buryo bwawe, kugira ngo dukize kugwingira mwami w'abami, kugira ngo duhindure abo watugeneye kubabo. Twe kuba igihombo mu bwami bwa data, twe kuba batigirira umumaro n'abatawugirira abandi. Urakoze. Turagushimiye ko ari wowe utwigisha, turagushimiye ko ari wowe uduhindura, turagushimiye. Sabiye umugisha rero abana bawe washoboje gutera intambwe yo kuba mu nzu yawe. Ndagushimiye mwami. Niyi ni intambwe, kuko hari igihe imibiri yacu itubwira ngo nimwiryamire. Urakoze ko wadushoboje tukaba mu nzu yawe. Reka ibyo wadushoboje twe kuzigira umunsi na rimwe tujya munsi yabyo tugaruka hasi, ahubwo umunsi ku munsi tuve mu bwiza bwawe twinjira mu bundi, tumenyeshwa ubwiru bwawe, tumenyeshwa ubundi, duhabwa imbaraga, turushaho kongerwa izindi, turushaho gukura tugana mu kigero cy'igihagararo cyawe. Twe kuba abakristo bashyuha bakongera bagakonja, nyuma y'ibiterane, nyuma y'amasengesho, nyuma y'amateraniro bakongera bagakonja. Urakoze, turakwiyeguriye. Tuguhaye ingingo zacu, tuguhaye imibiri yacu, tuguhaye ibitekerezo byacu, tuguhaye ibitugize, ndetse tuguhaye imyaka dusigaje hano ku isi kugira ngo uyituyoboremo. Urakoze data, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, ikomeze ibiyereke, murindwe, murindanwe n'abanyu n'ibyanyu. Mwakoze kuba mu nzu y'Imana. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo.